Twongeye kubasuhuza bakunzi ba Africa Flashes Rwanda. Hari hashize igihe tutaganira, ariko bibaye ngombwa ko tugaruka tubaganirize ku byerekeranye n'iyi nkuru. Benshi mu minsi yashize ku itariki ya 30 ndakeka hari kuwa gatanu, ubwo abanyarwanda bahuriye nyine Washington DC, bishyize hamwe kugira ngo baharanire ko mu gihugu cy'u Rwanda haba impinduka abantu benshi biyumvamo. Hano rero kizagira ngo mvuge kuri iyo nkuru. Ikigaragara ni uko baravuga ngo nta gahora gahanze. Ibintu byabereye Washington DC, avuga ko hari n'umuntu uhagarariye State Department, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Ntabwo nkeka ko uwabibona cyangwa se uwabonye inkuru yagombye kubifata nk'aho ari ibikino. Burya nta kintu kitaba atari impamvu. Ikigaragara buri muntu wese nkeka ko abona ni uko Perezida Paul Kagame iminsi ye ubu irabaze. Perezida Paul Kagame yavuniye ibiti mu matwi. Abanyamerika baramubwira bati dushaka Rubaya, nawe ati mugomba gushyiramo intoki nanjye nshyiramo izanjye. None yibwira ko hari Macron n'Ubufaransa bashobora kuzamukura muri situation arimo. Ariko ikigaragara cyo ni uko ni bimwe bavuga ngo Kagame natava muri Congo ku mabwiriza yahawe n'abakozi be Amerika, azakura imbwa yiruka. Ibyo byanze. Kandi niyo narebye muri iyi minsi ukareba uburyo kera twumvaga ngo ingabo za Congo zirutse, Kagame bafashe ahantu hashyashya, bafashe hariya. Ubu ngubu ntabwo ukibyumva, humvikana bari gutakaza ahantu henshi bari barafashe. Ntabwo rero ibyo byose nkeka ko ari ibintu bibaho kubera gusa ko bibayeho. ni uko nyine ubu umuntu yavuga ko Wazalendo, ingabo za Congo ubu ngubu basigaye bafite ingufu ndetse n'ibyitso byinshi bakaba baramaze kubikuramo. Gusa ikigaragara muri aba banyarwanda hano biyemeje kwishyira hamwe, amashyaka ya politike ndetse n'aba activiste ba human rights. nkeka ko Amerika ishobora kuba yaramaze gukura amaboko kuri Kagame. Ikisigaye bakaba bavuga bati navaho azasimburwa nande. Kandi iyo urebye situation mu Rwanda, ikigaragara ni uko hari ukwikabira gukabije, harimo ndetse ntavuga ngo ikisi ubwoko bumwe, kandi Rwanda rukaba ruyobowe n'umuntu udashaka amahoro mu karere, rusahurira mu nduru. Bumva ko ahandi habonetse amahoro mbese we hari icyo yabatakaje. Ku bw'ibyo rero njye nkaba mbona abanyamerika bashaka amahoro muri kariya karere kugira ngo babone uburyo bahatana n'Abashinwa. Ubwo Kagame nakomeza kuvunira ibiti mu matwi, ndakeka ko bitazamugwa neza. Akaba rero hano ariho twashakaga kugaruka twerekana ibyerekeye iyi coalition yatangiye. Ikintu cyiza, hari benshi bibwiraga ko
ari nk'ibisanzwe, za koalisiyo twabonye mbere n'ibiki byose, ariko ngiye ko mbibona ni uko burya abantu ntabwo ari ngombwa ngo babe benshi. Icyangombwa ni uko haboneka abantu biyemeje kwishyira hamwe, noneho bakaba bafite ikintu kigaragara bashaka kugeraho, kandi rwose kirazwi. Abashoboye gusoma iby'iyi ntuza NCDR, nkeka itangazo bashyize hanze mwarabyiboneye, kuko mu bantu bafashije abanyarwanda kwishyira hamwe hari umugabo w'umunyamerika witwa Dr. Carl Von Batten, ukunda kwandika kenshi ku mbuga nkoranyambaga, yandika ashyira hanze Kagame n'ubutegetsi bwe. Akaba rero harimo n'uyu mudamu Christine Coleman. Ibyo ari byo byose, mu butegetsi bwa Donald Trump biragaragara ko bashoboye kubona abantu babumva. Gusa ikintu bakagombye gukora, bagombye no gushaka ingufu mu bademokarate, mu gihe abademokarate bazaba bafashe ubutegetsi mu myaka 3 ndakeka, kuko nanone gushyira amagi yawe yose mu gatebo kamwe ntabwo ari ikintu cyiza. Ikindi ngewe wenda nagiraho inama bano bantu, iyi NCDR, ni ukureba uburyo begera urubyiruko bakarwegera ari rwinshi, kandi bakegera rwa rubyiruko akenshi muri diaspora, abana b'abanyarwanda bageze hanze bakiga, ababyeyi babo wenda bananirwa kubasobanurira ibibazo byo mu Rwanda, ku buryo abana benshi bameze nk'aho u Rwanda ntacyo rubabwiye. Ngewe ikintu nasaba uyu muryango NCDR ni uburyo bakwiga, uburyo bakwegera aba bana abenshi barangije amashuri, bakamenya aho bari, atari ukuvuga ngo bajye kubagirira nabi nka ba Kagame ibyo bakora, ahubwo ari ukubegera bakabigisha, basaba ko bakwinjira nabo muri uyu mutwe, kuko u Rwanda ni igihugu cyabo, kandi abenshi ntibashobora gusubirayo kubera wenda kugira ubwoba, noneho bakazagira uruhare mu gutuma basubira mu Rwanda, ndetse byanashoboka n'ababyeyi babo batashobora kujya mu Rwanda bagasubirayo, kuko ntabwo bambwira ngo kuko na ba Kagame barabikora, ndetse gusa ko babikora nyine mu gukomeza gucamo abanyarwanda ibice. Ariko iyi NCDR iramutse ishoboye kwegera abo bana b'abanyarwanda aho bari hose, muri Australia, muri Canada, Amerika, Burayi, ndetse no muri Afurika, kuko ikintu cyiza cy'iyi NCDR ni uko harimo abanyarwanda aho hirya no hino, ingeri zose, kandi ntibazacike n'intege zo kuba bakomeza kuvugisha abanze kubegera ngo babisunge. Kandi nubwo batabisunga, abo banze kwisunga, icyangombwa ni uko batavuga ngo bagiye kurwanya NCDR, naho baramutse bashoboye gufashanya, cyangwa bamwe bagakora ibyabo abandi bagakora ibyabo, ariko ntibajye kurwana no gutukana n'iki, ibyo rwose nta kibazo abantu benshi babigiramo. Wenda nsoza, ikintu nagira ngo nsabe iyi koalisiyo nyine, ni ugutangira gutekereza ibitero Kagame na leta ye bazabagabaho, bababeshyera, bashaka kubacengera. Ibyo byose bagombye kubyiga, bakamenya bati tuzabyitwaramo gute, naho ubundi n'ibitabo ibyo ngibyo bazamera nk'indi mitwe usanga nyine mubo batangiranye hano wumve aravuze ngo arasezeye. Bagomba gutekereza uburyo abantu nk'abo ngabo
bazavuga ngo barasezeye igisubizo bazaba kuko ubundi niba umuntu yaje hano akava mu bintu si ngombwa ngo anabitangaze kuko ntawe uba wamubwiye ngo andika ngo uze twifatanye oya, ariko akenshi babikora kugira ngo bavuze urusaku noneho Kigali ibibonere ivuga iti dore ba bantu bashwanye, noneho ugasanga baciye intege abantu baba barishyize hamwe. So ndakeka rero ko tuzakomeza kujya tubagezaho amakuru y'iyi coalition NCD ndetse nuko bimeze kuko Perezida Paul Kagame ntago amerewe neza cyane mu ruhando rw'amahanga n'urwa politiki. Ndumva ari ikintu agira ngo mbe mvuze ku byerekeranye n'iyi coalition. Ndagira ngo mbasezereho rero mbifuriza umunsi mwiza, ijoro ryiza, igitondo cyiza, ubwo nawe utaha mugira amahoro y'Imana.